guys, dusohotse muri Stade Amahoro twatsinze. Uyu munsi dufite itsinzi, niyo mpamvu mureba ibintu bishyushye n'umunezero mwinshi cyane. Abantu rero twari twabibabwiye kuri URwanda twerekanye match yose. Yego hari aho byageze network tubana ikibazo ariko twayerekanye rwose. Turabizi ko abantu bose bo kuri URTV mwishimanye natwe. Dore umupampu w'ubiri inyuma n'uyu nguyu mpamvu abwira umunsi ku munsi. N'uyu nguyu ni w'ubiri inyuma. Dore n'undi musoda inyuma, hari umusoda. Bimeze bite? Amavubi arakunejeje? Amavubi hejuru cyane. Sa nimba hari ikintu kibayeho ni ukuri turishimye. Kandi ndabizi ko abantu bo muri URTV ngo bibiri kimwe. Abantu bo kuri URTV ndabizi ko mwese abenshi mukunda match rwose, mujye muvugisha ukuri. Hanyuma abantu bose bayikunda muzajye munsi muri comment munyandikire mubwire twayiberetse live yose kuri URTV murebeho n'ubundi urumve. Hanyuma ubuhahi bibiri kimwe atatu turayacyuye. Najyaga mpora mbabwira ko mba muri siporo ntimubyemere. Uyu munsi noneho muremeye. Abantu najyaga mpora mbabwira ko nkora siporo ndetse nkunda na match nkajya no muri stade ntibabyemere. Ubu ntimubyemeye, dore ndimo ndasohoka, ariko kubera ukuntu huzuye natinye gusohoka, nyine ndasohoka ariko abantu bose bashyitse hanze. Mwumva abanyarwanda ibyishimo bafite, abanyarwanda barishimye. Reba ahantu hose ukuntu huzuye abantu, aba bose nabari kwishima. Turishimye kubw'amavubi yacu. Hari hashize iminsi amavubi atatunezeza bigeze kuri uru rwego, ariko rero turishimye. Morale ni furu mu banyarwanda bose, hakuna wasiwasi. Okay. Guys, mureke tugende. Gusa show kuri Ibyishimo tuzajya dukomeza umunsi ku munsi tubagezeho ibintu byiza koko. Match ntago yabacika, uko hazajya haba match kose tuzatuyibagezaho. Okay, hano ho ndicaye pe. Hano ndicaye nicaranye no mu jama wanjye. Papa, bimeze bite? Fresh. Ibyishimo ni byose. Oya. Morale ni full. Morale ni full amavubi y'Abanyarwanda bose. Cyakora amavubi aranejeje. Si ibintu byo kubabeshya, amavubi arashimishije kubera ukuntu. Reba umuvubi wa mbere. Dore ivubi rya mbere ngiryo ukuntu ririmo ryirukanka, mwaribonye? Ivubi ryiryana. Iriya ni ivubi rito. Amavubi yari yabaye menshi hano ni ukuri. Ubu turarindiriye kubera ko kuri gate biragoye kubona ukuntu usohoka. Niyo mpamvu tuvuze ngo reka twicare gatoya tubanze tubwire abakunzi bacu ibintu byari biri ahangaha. Ariko pe mbabwije ukuri, iyi ni match ku izina ry'Imana. Match iryoshye, match ituje. Umva amavubi mu gice cya kabiri arakinnye, nanjye ndavuga nti wow, burya koko dufite ikipe. Mwari mubizi? Ngewe abantu mwese mukunda match mujye mumbwira ku munsi wa match duhurire muri stade nk'abantu baba URwanda. Duhure. Nk'ubu hari abo nabonye benshi shawe. Gusa nabibakundiye ko namwe mukunda match bamwe na bamwe. Hanyuma abantu mutari muri hano hafi, ndabizi ko mwayikurikiye live. Abantu bari muri Canada ndabaramukije cyane. Gilbert and Tina, Mama Kari, Papa Kari, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabaramukije pe. Abantu bose, abantu muri Australia ndabakunda, abantu muri Amerika, abantu muri France, Belgique, Finland, mwese ndabaramukije rwose. Inshuti zanjye z'i Burundi ndabahaye yambu, ndabagumbiriye cyane. Ndabaramukije rwose, ndabizi ko munkurikira muri benshi. Abashuti banjye muri Kenya, jambo. Hanyuma abantu muri Congo, abantu bari mu gihugu cya Congo
ndabaramukije jambo sana ndabizi ko namwe uyu munsi hari match yanyu ntago nzi byaragiye yatsinze bibiri ku busa bibiri ya Kongo ku busa bwa Tanzania ni umunezero wivanze mu wundi urumva ko byose byabaye fresh hanyuma ubu rero rwose hari icyo ntakoze ndabifurije umugisha mwinshi reka dutahe ndabona abantu basa n'abari kugabanyukamo ariko si cyane ndabona abantu bose baryohewe no kuba bari hano ariko uko byaba bimeze uko ariko kose abantu baryohewe niyo mpamvu uri kubona badashaka no gusohoka ahangaha sawa rero reka tubashimire tuzongera nta ibiti yo murabizi ko buri munsi tuba turi update ku kintu icyo ari cyo cyose tuzajya tukireba hari umwana uri kunshimisha buriya nuko ntari kumubereka ngo mumubone mwana yanze be hageze hera hariya hirya hariya akana dore ngako kiyuka iriya ni ivubi ritoya hanyuma Eric ramutsa abantu egera hino uramutsa abantu bakunzi ba IBTV tunabasalimiya sana turabasuje mubere neza aho muherereye bari kwije kubaremera ibyishimo by'amavubi n'amavubi kandi tuzi ko n'abanyarwanda ndetse n'abakunda u Rwanda muri rusange turabifuza kugira ngo munezeranwe na IBTV Rwanda sawa rero mugire ijoro ryiza turabakunda cyane